Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu n'umunsi wanjye, uyu n'umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Ugize neza gukomeza kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Imana ibiguhera umugisha, uzabyungukiramo. Hanyuma kandi ujye wemerera Imana iyobora intambwe zawe umunsi ku wundi. Nujya mu kazi, nujya hirya no hino mu nshingano, niba uri mu rugo urimo ukora uturimo two mu rugo, uzajya wibuka kubwira Imana ngo Mana yobora intambwe zanjye. Imana uburyo iyobora intambwe zacu si ukundi, ni ukuvuga ngo si ikintu ugiye gukora kinejeje Imana, bikagera igihe bikaguhindukira umuco, ku buryo ikintu cyose uzi neza ko Imana itanezererwa cyo kijya kure y'ubuzima bwawe, ukagenga ubuzima bwawe muri ubwo buryo, bigera igihe bikaduhindukira umuco, bikaduhindukira ubuzima. Ku buryo ikintu cyose kitanezeza Imana kitaba mu mugabane wacu, kitaba mu byo dukora. Uko niko umuntu agendana n'Imana umunsi ku wundi. Turimo turasoma mu gitabo cy'Abami igice cyaho cya 18 kuva ku murongo wa mbere ngo nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya. Ubwo wari umwaka wa gatatu, inzara iteye riti genda wiyereke Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Nuko Eliya ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. Ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we, Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane. Nimwitegereza ubuzima bwa Eliya butanavuzweho igihe kirekire cyane, ariko uzasanga iteka ari intambwe zo kwizera. Ibitubizanye mu buzima bwacu, twasanga ubuzima bwacu, urugendo rwacu rwa Gikristo rugizwe n'intambwe zo kwizera. Mu kanya akagezi kakamye kasige ujye kureba umupfakazi, mu kanya uvuye ku mupfakazi subira kwiyereka Ahabu, kandi Ahabu arimo aramuhiga kugira ngo amwice. Ni intambwe zo kwizera. Urugendo rwacu rugizwe n'intambwe zo kwizera, kugira ngo dutere intambwe mu gukorera Imana, mu by'Imana idusaba. Ni intambwe zo kwizera, yewe no kureka ibyaha runaka n'ingeso runaka zishobora kuba zinadutunze, nongera kubwira ngo nayo ni intambwe yo kwizera. Ariko uru rugendo nuko rumeze. Iyo umuntu atagiye atera intambwe ava ahantu hamwe yinjira ahandi, aradindira mu rugendo rwa Gikristo. Kindi kintu kinesheje kuri uyu murongo ni uburyo bavuze Obadiya. Obadiya mu by'ukuri ni izina rya rusange rivuga umugaragu w'Uwiteka cyangwa se umukozi w'Imana, ariko baravuze ngo ubwo ahabahamagara Obadiya umunyarugo we, Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane. Tekereza umuntu bongeraho ngo cyane. Ibi bintu tubigire ubuzima bwacu, twubaho Uwiteka cyane cyane, kuvuga ngo urinjira muri detaye zose, cya kintu cyose ubona kitanejeje Imana kijye kure y'ubuzima bwawe. Birakatubera bitya, aho nibavuga amazina yacu bongeraho ngo Rutanse wubaha Imana cyane, nibavuga izina ryawe uko witwa vuga ngo Kanaka wubaha Imana cyane. Bikwiriye kutubera gutyo twebwe dufite umugabane noneho ukuba abana b'Imana uyu munsi wa none. Ku murongo wa 5 ngo Ahabu abwira Obadiya ati umva ugenda igihugu cyose no ku masoko y'amazi yose no kutugezi twose, ahari twabona y'utwatsi two gukiza amafarashi n'inyumbu, bikabaho nidupfusha amatungo yacu yose. Ku murongo wa 7 ngo Obadiya akiri mu nzira, Eliya aramusanga. Obadiya aramumenya, amwikubita imbere yubamye, aramubwira ati mbega ni wowe Eliya databuja? Aramusubiza ati ninjye. Genda ubwire shobuja uti Eliya ari hano. Obadiya aramusubiza ati nagucumiyeho iki gituma ngabiza Ahabu ngo anyice? Ku murongo wa 12 ariko nimara gutandukana nawe, umwuka w'Uwiteka arakujyana ahandi ntazi, nuko ningerayo nkabibwira Ahabu akaza ntakubone yanyica. Kandi ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. Mbese ntibabwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, ko nahisha abahanuzi b'Uwiteka 100 mu buvumo bubiri 50 nkajya mbagaburira umutsima n'amazi yo kunywa? Ubuzima bw'uyu mugaragu w'Uwiteka Obadiya buratangaje. Ibaze kuba munsi y'ubuyobozi bwa Ahabu, ariko ugakomeza ugakorera Imana, ugakomeza ukubaha Imana, uri mu bwami butubaha Imana, ufite umutware utubaha Imana. Yakomeje gukorera Imana, yahisha abahanuzi umugore wa Ahabu yashakaga, Yezebeli yashakaga kwica, arabahisha. Amaze guhura rero na Eliya, muziko umwami yarambwiye ati ciba umoso nanjye ndaca iburyo, ariko ageze mu nzira ye ahura na Eliya. Eliya yambwiye ati genda ubwire shobuja ko ndahanga. Ibi amagambo Obadiya mushubije biratwereka imbaraga zitangaje z'umwuka zajyaga ziba ku buzima bwa Eliya. Yambwiye ati ubonekeye hano mu kanya, ariko mu kanya Uwiteka araza kugutwara, umwuka w'Uwiteka araza kugurutsa ubonekera ahandi hantu. None se urashaka umwami aza kunyica? Arangije ajya kumubwira ineza yakoze. Ngira ngo Obadiya yibwiye ko Eliya atazi imirimo yakoreye Uwiteka, niko kumwibutsa. Aturabizi ko nahisha abahanuzi ubwo Yezebeli yabahigaga, narabahishe, nakomeje kubagaburira n'ibindi bitandukanye. Arongera aramubwira ati umugaragu wawe, ngiye umugaragu wawe kuva mu buto bwanjye nubahaga Uwiteka. Agerageza kwivuga ibyiza nubwo byari ukuri. Ahangaha turabonamo imbaraga zidasanzwe zakoreraga mu buzima bwa Eliya. Turabona none ubwitonge budasanzwe bwa Obadiya uri munsi y'ubwami bwanduye, ariko akomeza gukiranukira Imana. Nshuti z'Imana, ibi bitwereka ko mu by'ukuri nta rwitwazo dufite. Ahantu hose twahakiranukira, mu rugo rurimo twavuga ngo rurimo abantu bameze nka Satani cyangwa abakozi be, twahakiranukira. Mu kazi karimo abantu babi rwose babagizi ba nabi, naho twahakiranukira. Nta hantu namwe tutakiranukira, umwami Imana abidushoboze. Ku murongo wa 17
ngo maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbega ni wowe n'umuruho wateye Israheli? Nawe aramusubiza ati erega sinjye wateye Israheli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Nuko none ntumirira Abisiraheli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bali ko ari 450 n'abahanuzi ba Shera basangira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Ikintu gitangaje nuko inzara n'amapfa bitari byarigishije uyu mwami Ahabu guca bugufi byibuza ngo ashake Uwiteka. Mu mutima we cyangwa mu magambo avuze arimo arumva Eliya ari wateje Israheli umuruho, ari barumva amapfa ari we yabateje. Ntazi ko gupfukamira ibigirwamana kwe no kutubaha Imana kwabo ariko kwateje ibi byago byose. Kindi kintu kibabaje kuri ubu bwami, abahanuzi bose ngo bariraga kuri aya meza y'umwami basangiraga na Ahabu na Yezebeli. Ni ukuvuga ngo bari mu Imana kure bimika ibigirwamana rwose barabikorera. Abahanuzi b'ibigirwamana basangirira barira ku meza y'umwami. Imana bari barajyanye kure yabo. Nshuti y'Imana, gukomera ni byiza kuko aba bari abami, bari batunze, bari bameze neza, ariko gukomera udakomejwe n'Imana ukishingikiriza ku bindi bintu ni urupfu cyangwa se no gupfa umuntu ahagaze, kandi iteka birangira nabi. Ku murongo wa 20 ngo nuko Ahabu atumira Abisiraheli bose nabo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera murungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Abisiraheli bose baraje, n'aba bahanuzi b'ibigirwamana n'abatambyi babyo nabo baraza. Ikintu gitangaje n'aya magambo Eliya yavuze n'uyu munsi dusa nk'abahagaze muri ibi ngibi. Yababwiye ngo muzageza he guhera murungabangabo, cyangwa kuba hagati na hagati. Uwiteka mumuvugaho ariko na Bali mukamukorera. Ese mwitegereje ubuzima bwa none uko abana b'Imana babayeho, bona tutari mu gihe kimeze nk'iki ngiki, aho umuntu asogongeraho gakeya ku by'Imana ariko n'ibya Satani nabyo akabyakira, aho umuntu yubaha Imana ho mu gitondo ariko mu cyumweru gitaka bayabivuyemo. Imana nidushoboze kumesa kamwe dukurikire Uwiteka. Nshuti y'Imana, nubwo bya bitaza n'inyungu muri none, ariko tuzi ko ari byo bidukwiriye nk'abana b'Imana. Nanone ubuzima bwo kuba murungabangabo, uzasanga umuntu asogongeraho gakeya ku ijambo ry'Imana agakurikiraho gatoya abigishwa, akajya gusengaho gakeya akongera akamara indi myaka cyangwa indi mezi adaterana. Imana itwambika imbaraga, nshuti z'Imana, tubashe guhagarara dukurikiye Uwiteka mu buryo buhoraho, atari ibintu byo kuba hagati na hagati. Ku murongo wa 30 ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Israheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. 38 uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Mbere yuko bakora iki gikorwa, murabizi abahanuzi ba Bali nabo babanje guhamagara Imana yabo, bayitambiye ibitambo, barahamagara barike bagura bava amaraso, umwanya munini kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ntihagira igikoreka. Hanyuma barangije batanga rugari bigira ku ruhande, na Eliya aratangira ahamagara Uwiteka, aravuga ati nimunyegere. Ngo bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Turabizi ko Uwiteka agira ahantu akorera. Igicaniro dusana uyu munsi si cyubatswe n'amabuye, yewe si n'icyumba cy'amasengesho. Igicaniro gikwiriye kubakwa n'icyo mu mutima wawe. Uwiteka akeneye mu mutima wawe kuruta icyumba cyiza cy'amakaro n'amatapi n'ibintu byose twamwubakira. Biriya ni byiza, ariko bihinduka impfabusa iyo Uwiteka aticaye mu mitima yacu. Iyo twamuhaye umwanya n'igicaniro mu mitima yacu, biriya noneho bigira umumaro. Umuntu akagera aho yihererana n'Imana ye, umuntu akagera aho asengana n'abandi bavandimwe, birushaho kugira umumaro. Ariko iyo Uwiteka yabuze igicaniro mu mutima, biriya bicaniro byo hanze bihinduka impfabusa. Yaje gusana igicaniro cy'amabuye kuko babikoraga, hanyuma arasenga asaba Uwiteka Imana ya Abrahamu na Isaka na Israheli. Nongera ngo ko yego uyu munsi ushobora gusenga ibi ngibi, ariko twe dufite ikibiruta. Imana yatwise abana, Imana yitwa Data, dushobora kuyambaza nka Data. Ahanga barindaga kuvuga Imana y'aba bantu, ariko uyu munsi Imana yitwa Imana yacu. Kubera Kristo dufite ikiruta icyo Eliya yari afite. Hanyuma atabaza Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. Ikintu gitangaje cyangwa icyatuma hari Uwiteka akurikirira isengesho rya Eliya akanaryumvira, nuko byose byari bibereho gushyira Imana hejuru. Ese iyo ntabawe, iyo utabawe, ninde uhabwa icyubahiro? Iyo tugiriwe neza, iyo dukoze ibintu bigacamo, iyo ukoze ibintu bigakunda, ninde uhabwa icyubahiro? Rimwe na rimwe tukiba ku cyubahiro cy'Imana, nkavuga ngo burya nuko narindi hatari, burya nuko narindi umunyabwenge, ariko byarangiye bavuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Nta kabuza igihe cyose Imana izabona icyubahiro muri twebwe no mu buzima bwacu, ntizabura kwihesha icyubahiro. Reka buri cyiza cyose tugeraho, buri terambere tugeraho, buri kintu twifuza kandi cyiza kigira umumaro, yewe kinamenyekana, tuzibuke kugitura Imana. Bitera abantu guhindukirira Imana yacu, kuko ahanga bahise bapfukamira Imana, bose barayigarukira barayiramya. Imana iguha umugisha,
igicaniro cy'Uwiteka gisanwe mu mutima wawe, kandi Uwiteka ahora abona icyubahiro mu byo ugeraho byose. Ugira umunsi mwiza, urakoze.